Reka mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane, abatameze neza namwe tubifurize kugira ibihe byiza. Birashoboka ko waba utameze neza nk'uko natwe uyu munsi tutameze neza, kubera ko uyu munsi ku itariki 9 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026 twahagurutse i Kigali twerekeza hano mu ntara y'Iburasirazuba, by'umwihariko mu karere ka Ngoma, mu gice cyahoze cyitwa igice cya Kibungo, ariko n'ubundi abantu baracyahita Ikibungo, ariko ni Iburasirazuba, ni mu ntara y'Iburasirazuba nyine, akaba ari mu bice byo mu ntara y'Iburasirazuba, aho twagiye mu muhango wo guherekeza ndetse no gushyingura mu cyubahiro bwana Misago Desire. Uyu nguyu akaba ari murumuna wa Mitsutsu. Uyu nguyu akaba yaritabye Imana ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani, ni mu ijoro ryo ku itariki 6 ariko zishyira itariki 7 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2026. Ni umusore wavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi 2000. Byumvikane ko yari arimo arasatira imyaka 26. Imyaka 26 yarayujuje, ariko ayuzuza ubuzima bwe butameze neza, ahubwo aza kuyuzuza n'ubundi ari mu bitaro, dore ko yari amaze igihe kigera ku myaka 2 cyose ari mu bitaro. Yabanje kurwarira mu bitaro bya CHUK, aza kuhava yimurirwa mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, ari naho yaje kuba yitaba Imana. Ni umusore rero wamenyekanye by'umwihariko binyuze kuri mukuru wiwe, kubera ko mukuru we ni umusore uzwi muri industry nyarwanda, by'umwihariko mu gice kijyanye no gukina filimi ndetse na komedi. Mitsutsu rero akaba aya makuru yarayamaranye igihe, ariko yaje kwatuza akanwa ke avuga ko arimo arateza ibye kugira ngo abashe kwita kuri murumuna we. Icyo gihe abantu barabyibuka ko ibyamamare bigiye bitandukanye byasuye uyu murumuna we. Umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel yaje kumusura mu bitaro aho yari arwariye cyane, ko ubwo uwo bita Babu Rwanda ku kitangazamakuru cya Rwanda yakoraga ikiganiro, yavuze ko umusore cyangwa murumuna wa Mitsutsu mu ndirimbo akunda kuba ari kumva indirimbo z'uyu muhanzi wo kuramya no guhimbaza Imana bwana Israel Mbonyi, ndetse aza no gukora challenge yo kugira ngo amusabe ko yazamusura mu bitaro. Aza kubikora. Abantu batandukanye rero bagiye kumusura, barimo abanyamakuru ndetse n'abandi bakinnyi ba filimi, abahanzi n'abandi bagiye batandukanye bagiye kumusura, hanyuma banamusigira ubutumwa bw'ihumure. Ariko nyine kubera ko tutaba tuzi ubushake bw'Imana n'ikimana yifuza, byarangiye bidakunze ko uyu musore akira, ahubwo birangira aje kuba yitaba Imana. Uyu munsi rero ku itariki 9 nibwo hari gahunda yo kumushyingura. Kuri gahunda uko yari imeze uyu munsi ku cyumweru ku itariki 9 ku isaha y'isa 12 kwari gufata umurambo i Masaka. Impamvu rero uyu musore bagombaga guhagurukira i Masaka nuko n'ubundi yaguye hano i Kigali, aza no kujyanwa muri muruge y'i Kigali ari mu bitaro bya Masaka. Ibitaro bigomba kuzimurirwamo ibitaro bya CHUK, bikaba ishami n'ubundi rya CHUK. Aho ngaho rero niho yararuhukiye rero kuva ku isaha 12 kwari gufata umurambo i Masaka, kugera ku isaha y'isa 4 hari gusezera ku murambo mu rugo kwa Bugerakure. Kuva ku isaha y'isa 5 yari misa yo gusabira nyakwigendera. Ku isaha y'isa 8 gushyingura mu irimbi rya Ngoma, Remera, Kibungo, Gahima. Ku isaha y'isa 12 kwari gukaraba mu rugo n'ubundi. Uwiteka niwe utanga kandi niwe ujyana. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Uwiteka rero niwe utanga, ni nawe ujyana. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe, nk'uko biboneka muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 21. Ibyamamare bitandukanye rero byahagurutse i Kigali bigiye gutabara uyu mugabo, uyu nguyu wamenyekanye nka Mitsutsu. Aho nabonye abarimo Kiramani, abarimo Inkindi Aisha, abarimo Junior Giti, abarimo Peri ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye. Dr Sabi nawe arahari kugira ngo afate mu mugongo uyu umugabo n'ubundi basanzwe bakora akazi kamwe. Ni ibintu ubona ko umuntu yabashimira cyane, kubera ko Mitsutsu nubwo yahuye n'ibibazo muri kino gihe cy'imyaka 2 arwaje muri umunawe, ariko ku iherezo wabonye ko abantu bari batangiye
kwishimira ko uyu musore hari icyo yakoze kugira ngo abo mu muryango we babe babaho neza. Burya biragoye kubona umuntu wateye imbere akaza gusubiza amaso inyuma akavuga ati ndemera kuba hari ibyo nahomba, ariko abankurikira cyangwa abo dukomokana abo tuvukana bagire icyo bunguka. Ni ibintu buri wese yashimira Mitsutsu. Ku munsi w'ejo abantu bakurikirana Kanyabugande cyangwa Nyagiso barabibonye kuri stati yiwe ya WhatsApp, yaranditse ngo gahunda yo gutabara Mitsutsu, ati muraho neza ku bantu mwifuza gutabara Mitsutsu, gahunda yo gushyingura izabera i Kibungo, tuzahaguruka hano saa 12 za mu gitondo ejo ku cyumweru. Mu buryo bwo koroshya urugendo twatekereje kugendera hamwe muri buses twakodesheje, buri wese arasabwa gutanga ibihumbi 12 kushaka kugendana natwe. Ubwo ababishaka muze kunyandikira bitarenze saa 9 kugira ngo mbashyire kuri liste y'uburyo tugomba kugenda. Abantu rero barabyitabiriye cyane ko ngewe hari n'abantu mu gitondo bari barimo barambaza amakuru, barambwira bati umuntu wifuza kujya gutabara Mitsutsu izo bisi ziracyahari, ariko mu by'ukuri liste yari yamaze gukorwa ndetse yanarangiye. Abagombaga kugenda byarangiranye n'umunsi w'ejo kuwa gatandatu cyangwa ku isabato bitewe n'uko ubyita, ariko ubona ko abantu bo muri industry by'umwihariko abo muri sinema ubona ko bafitanye urukundo cyane. Ibi ngibi byagaragaye ejo bundi ubwo Bahavu nawe yagiraga ibyaga agapfusha murumuna we. Mwabonye ko abantu benshi biganjemo abo muri sinema nyarwanda nawe baramutabaye. Ba Clapton bari bariyo, aba basayi bari bariyo, ba Kiramani bari bariyo, Aisha yarariyo, Nyambo yarariyo, abantu batandukanye bo muri sinema nyarwanda. Rero ubona ko ari urugero rwiza abo mu zindi nganda bagomba kuba bafatiraho urugero. Biragoye kubona umuhanzi wagize ibyago ngo abantu abakora akazi kamwe abahanzi bagenzi be babe babyitabira ku rwego nk'uru nguru. Murabyibuka ko hari umusitari muri iyi minsi ishize yapfushije umubyeyi we, papa we umubyara, ariko abahanzi bari bagiye kumutabara bari mbarwa. Niba byaratewe n'uko amakuru yari makeya, abantu batari bazi igihe cyo gushyingurira uwo mupapa, niba abantu ari ukubyirengagiza, niba ari uko bavuga bati turashyingura umuntu bitewe n'uburyo tubanye, sinzi. Kandi buriya abahanzi ngira ngo ni nabo bantu bagakwiye kuba bahura cyane kurenza abo muri sinema. Ariko rero abo muri sinema rwose urabona ko bafite ubufatanye bwiza. Ibyo byatangiye abantu babibona ubwo abantu bo muri sinema bumvaga igikorwa cyo gushyigikira Mitsutsu kugira ngo abe yabasha kuvuza umuvandimwe we. Biragoye ko ari kubona umuntu wo muri sinema wagiye gukora ikiganiro kuri channel runaka ngo birangire adasabiye Mitsutsu ubufasha. Mwarabibonye Ndaruhutse Farimerisi, uyu nguyu akaba ari umushoramari by'umwihariko washoye muri sinema, unafite iyo bita Gens Comedy, aho yafashije uyu nguyu Mitsutsu amushyira imbere. Abantu baritanga uko bashoboye, nubwo bivugwa ko amafaranga yavuyemo atari menshi, ariko ubona ko cyari igikorwa cyiza. Ubona ko abanyamakuru baramushyigikiye, ba Irene baramushyigikiye, ba Babu baramushyigikiye n'abandi batandukanye. Ubona ko rero ari ibintu byiza byagakwiye kuba bifata isomo. Ubu rero turaza guhaguruka hano Ingoma n'ubundi twerekeza mu mujyi wa Kigali kugira ngo buri wese n'ubundi asubire muri gahunda ze nk'uko bisanzwe. Ndaza kuhababera Inkumburwa Plus TV, tuba duhari buri munsi kugira ngo tubagezeho amakuru iyo biri kugenda bivugwa hirya no hino. Abantu barimo barabaza bati uyu mwana w'umusore yazize iki? Yazize indwara itarabonerwa izina, ariko ni indwara yo kumungwa mu isura. Umuganga twaganiriye naramubajije ati se Dr. ubundi iriya ndwara yaba ari shyashya? Arambwira ati ntabwo ari indwara shyashya, ahubwo nuko mu bihugu byacu itaramenyerwa. Takeshi iriya ntabwo ari indwara, ahubwo ni ibyuririzi by'indwara uba waragize. Urugero yarambwiye ati ushobora kugira ikibazo cy'iryinyo, iryinyo rikagutera buriya buribwe hanyuma bikangiza umubiri ku buryo wisanga warangiritse nka kuri. Arambwira ati ushobora kugira ikibazo cy'ijisho, iyo urwaye ijisho wenda ntuhite ujya kwivuza kwa muganga kugira ngo babifatire hafi, ushobora nawe kuzagira ikibazo nka kiriya. Hanyuma inama yarambwiye ati inama rero umuntu yagira abantu n'ubundi bashobora kuba bahura na kiriya kibazo, nuko mu gihe cyose
ubonye ibimenyetso bidasanzwe mu isura yawe nko kubyimbagana cyangwa ukaba wabyimbagana kubera iryinyo cyangwa ijisho cyangwa ugutwi n'ikindi gice cyose cyo mu maso, biba ari byiza burya kwihutira kwa muganga kugira ngo uhite unatangizwa gufata imiti niba bishoboka, kugira ngo umuntu yirinde ko iyi ndwara ihitanye uyu mujene wari ukiri mutoya Misago Desire murumuna wa Mitsutsu nawe itazakugeraho. Kora subscribe hano ku Nkumbu rwa Plus TV. Jewe nitwa Dani Emasi, ushobora no kumfunga ku mbuga nkoranyambaga zanjye nyinshi zigiye zitandukanye. Reka tuvuge ngo Imana imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze Mitsutsu, inakomeze inshuti n'abavandimwe be, abo abiganye n'uyu musore hariya muri IPRC Musanze, abiganye n'uyu musore muri Trokome, ababyeyi biwe, inshuti, abavandimwe, kandi dukomeze kubafata mu mugongo aho uri hose. Icyo wakorera Mitsutsu, icyo wakorera famiye y'uyu musaza cyangwa y'uyu mama, ababyeyi b'uyu musore, wagikora kugira ngo hagire icyo babona nka peteroli. Ngira ngo gutabara n'umuco nyarwanda. Tuzahure rero mu bindi biganiro, ndaza kubereka uko umuhango wose wagiye. Nitwa Dani Emasi. Ciao ciao. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu soje gituza cye, umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma.